gihe cyo nakubwira mukozi w'Imana satani yafashe ibintu by'abantu abihisha hano aza amasezerano zigahunda zabaza ibintu byabazi naho baryo ariko yatwaye ibintu kure bari kumva ko bidahara abagenti bakoranya ba satani barahura kugira ngo barwanye icyerekezo n'amasezerano. Hari utunama twicaye mu byayi, twicaye mu ikawa, twicaye ku icupa, hari utunama twicaye abantu banywa za kofi, twicaye mu mahoteli tutazi biga ku muntu barwanya umuntu. Hari abantu bicaye mu isoko bavuga bagambana bahurana amakuru bagusenya aho ugeze basenya aho ugira, ariko ntawe uzatwara urwandiko Imana yatwanditseho. Ndagira ngo binagutere n'ubwoba kurutaho mu biganiro dukora. Nuvuga ngo niba amafaranga buri ugiye ukabara igishoro kivuga butumwa kwiyisi ko warukimbajije n'icyo abantu bakora tumaze kumva izo mbaraga nuko twiragiza umwuka wera. Yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera wo kubana namwe. Ntimugakore interpretation itari yo muri Bibiliya. Kiriya giti cyari muri Edeni icy'ubugingo cyasobanuraga utwarayo ngo rujya noneho barutwayeyo bandikira umwami bazi ko ari babonone ko rwandiko batazarubona. Aho njya mbasobanurira abagenti umuntu kwanga kwangisha undi, umuntu kwanga kuvuga uko umuntu mwiza gusiga abantu bandi ni nako n'umuntu mubi akwanduza imbere y'abandi. Yes, kangushimira mu izina ry'Umwami. Okay, kangushimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera Ministries umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Muri iki gitondo rero tubyutse tushima Imana ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Turavuze ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire, iguhe kurya ibyiza byo mu gihugu. Nanone rero turi kumwe na mushumba, reka dutangire tumwakire kugira ngo abashe kutwakirira abadukurikira umunsi ku munsi. Muraho neza ya uraho Emmanuel, Imana ishimwe, nishimiye kukubona. Duherukana ku wa mbere none munsi ndakubonye, Imana ihabwe icyubahiro. Konzi nashe yo nashimba nzuko nagaruka abadayimoni yo guhora babahoye. Ntabwo byoroshye mukozi w'Imana, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye rwose. Ndakumenyesha ukuri ko ariko icyo tuvuga bino binanye bangufitiye ubwo basigara ngusengera ko twe amacumu twarayajombaguye turayaza, ahubwo nawe uzagerageze ushaka ituro kugira ngo twirukane bene ibyo bintu. Ukuri pe ko nanjye ngitangiye bino biganiro kandi ntabwo nge nzabireka buriya nubwo narasekaguye uhangira ubwoba. So umuntu atakaza ibikoresho byose wowe ugatakaza ibintu ugatakaza abantu, ariko finally naje kubona umugisha w'Imana uza ko buri hari igihe satana bahisha ahantu nishinda uramahoro, ariko n'umudamu mwese murakomeye mu rugo. Twese turashima Imana, nta kibazo, nta mahoro yaya n'Umwami Yesu atanga, nubwo nyine hatabura kunyuramo bene nk'ibyo. Urumva ko no mwijuru harimo akantu gake cyane karimo Musho buriya simbizi utangire ikiganiro. Naye ngusabye gusuza abadukurikiye. Ndabashuje bose muri diaspora no mu Rwanda hose ndetse n'abi Kigali, babwira ngo amahoro y'Imana n'abana bo mu izina rya Yesu. Ndumva umunsi ushaka kuvuga ibintu byinshi, nubwo mbona uri kubihunga ariko ndabivuga byinshi. Ndashaka kuvuga ibintu biremereye kuko hariho ikintu gusa ubwo tuzanyibutse, kandi kwa gatatu tuzanyibutse tugane ku cyo bita ingaruka z'umuvumo na karande ubundi ziba kuri bandi. Nicyo kiza cyambere kigaragara. Rero Imana iguhe umugisha, ndahari rwose. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nsuze nanjye abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, intara enye, mujyi wa Kigali n'intara ya gatandatu y'abadiaspora, n'abantu bagerageza kugira ngo bakore translation bumve ururimi rw'Ikinyarwanda. Namwe turabasuje. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Yego musho watangira usenga tugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turakubashye Imana ishobora byose, turakunezera Imana ibitangaza, turakunezera Imana dushoboza, tugushimiye ko tweretse iminsi yacu myiza n'uyu munsi wa kabiri tukawubona n'amaso yacu tukawuhagararaho, tukabona kugira neza kandi uri Imana itabara. Data turagushimira ibyo tunyuramo byo ntabwo twabiberwa ntibiba bitworoheye, ariko tuzi ko Imana ishobora byose. Ndagushimiye kubw'umukozi wawe Emmanuel, nawe uri aha ngaha Mwami, ari njyari nawe n'abandi bose n'abatwumva n'abadukurikira n'abatwifuriza ko cano yarebwa cyane, bose baduhera umugisha mu izina rya Yesu. Amen.
Imana y'amahoro ibaho umugisha mushumba. Uyu munsi rero utuzaniye iki mushumba? Uyu munsi genda cyari ku mbaraga nke z'umuvumo na karande n'imbaraga nyinshi z'umwuka w'Imana natwe. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ariko harakantu nshaka ko umanza ugasobanura. Hari akantu abantu bahari batajya basobanukirwa, nshaka yuko uza gusobanura kandi kagasobanuka neza, maze abantu bakamenya imbaraga barwana nazo. Hari birere wigeze gusobanura, ubikomozaho bino birere ko ari bitatu, ariko ngo ugeze mu kirere nyine kino kibamo imyuka mibi ngo irwanya ibihugu, ngo buri gihugu kigira umudayimoni wacyo, kandi buri sosiyete nayo ikagira umudayimoni, buri bucuruzi bukagira umudayimoni, buri buhinzi bukagira umudayimoni. Activité yose na buri muntu wese na buri cyiciro cyose. Nagira ngo udusobanurire, ese uyu mudayimoni urwanya igihugu, abo badayimoni bandi, izo nzego z'abadayimoni ziba zimukurikiye, muri make icyo gihugu gifite abandi yenda hari umuntu umudayimoni yenda runaka, akaba afite n'utundi tudayimoni twinjira muri izo sosiyete, cyangwa umudayimoni niwe ubwe wigabanyamo nyine umwuka we? Urakoze cyane. Ibi bintu ubundi manwe nkubwiza ukuri, ibintu twinjiramo ni hatari, kuko ni imbaraga zimenyesha bera b'Imana no kuvumbura ibituma ku isi kuki hari intambara, kuki hari akavuyo. Rero nk'uko bisobanuye, buri cyiciro cyose, icyiciro cyose, buri gihe cyose, haba abagore, haba abagabo, haba urubyiruko, haba abana, haba ubucuruzi, yewe bube n'ubucuruzi bwo mu kabari nabwo ugomba kugira dayimoni uburwanya, nubwo bashaka ko barwanyiramo ngo bapfiremo, bityo abona batwara ikuzimu, urabyumva, barimbuke. Kugasobanura neza. Nubwo buryo tubari twinshi ashyiraho, we nawe agomba gushyiraho umudayimoni urwanya kugira ngo bagire abantu baharwanira, hagire uhapfira rimbuke. Urimo urabyumva, hagira ujya gusambanira ahita yambara ibintu bitari byiza. Urabona umuntu utabasha gusobanura, wagiye mu magambo make uko wari ubivuze. Ubundi urabona ubwami bwose bugaba amashami. Reka duhere ku Mana. Imana urabona iri mu ijuru, yabanje yohereza Kristo, kwanza banze yohereza amategeko, yabanje kugiye yizira mu butayu, basanga mu ngobyi ya Edeni, kandi imaze kubasanga mu ngobyi ya Edeni irangije baza gucumura bakuramo, kugera ubwo Imana yohereje, yageze igihe kimwe ihagurutsa Aburahamu, irangije ihagurutsa Mose, subiza abantu mu gihugu cyabo cy'isezerano, ishyiraho amategeko ntibyakunda, ishyiraho n'abatambyi ntibabirangiza. Imana yohereza Yesu Kristo. Amaze kuza aravuga ati ubutumwa buzakwira hose, aravuga ati reka nanjye ngiye kohereza umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose. Aho rero hagaragara za mbaraga z'umwuka zinesha ya karande, kuba bisobanukiwe nuko yohereza za mbaraga z'umwuka wera, uraza kwira ahantu hose. Niyo mpamvu usanga igihugu cyose, meme buriya no mu bihugu by'Abarabu ntibaburayo mu Kristo hari uhagarara kandi uvuga Imana. So rero numva twese, nawe nanjye n'abandi, turi ba ambasaderi b'Imana hano mu isi, twatumwe nayo. Ni nayo mpamvu dushingiye kuri karande twavukiyemo, itatubwira ngo ndi Imana ya so na sokuruza runaka, ivuga ngo ndi Imana ya Emmanuel tuyishimire, ndi Imana ya ntambabazi, ikagarukira aho ngaho. So urumva twese rero turi bakozi b'Imana, nakwita abagenti b'ukuri, bari gukangura imitima y'abantu ngo igende igere ku Mana mu buryo bukwiriye. Sinzi niba uri kubyumva cyane buriya. Imirimo ibiri yananiye impyisi, ariko impyisi ni impyisi, abantu barayishobora. Biraryoha, bituma ntuze contact ba muri ubwo buryo tuba tuganiramo. Urumva ubu wowe uri umwagenti, mbega uri umukozi w'Imana aho uri. Ngaho ndebera nawe kuri social media nko YouTube ukoreraho, ndebera abantu bose bapfukamye bagahindukira baciye kuri mikrofone ya Manuel.
urumva bangana iki none se ntukoreye Imana nturwanije umwuka mubi muri abo bantu se aha noneho nkuko tumanuka kugera kubo mu cyumba kugera mu bo bandi bajya mu butayu bose kuko nubwo satani adiprowinga abadayimoni bo kurwanya igihugu bo kurwanya iki burya mu gihugu hari abantu bagisengera cyonzi cyo yaba itorero yaba umuntu ku giti cye nta numwe ushobora kugera ngo asoza adasengeye igihugu cye harya ubundi Imana ntimva ko bahagarariye Imana mu isaha ngaho ari nayo mpamvu barokoresha tunavuga ngo Mana ntibikwi nakunze umugabo umwe muri biri babwiye ati ntibigombera kuzi wanje we gusa tegeka nanjye mfite abasirikare nyobora benshi wombwe ngo cahajya haragenda we tegeka gusa umwana arakira Yesu aravuga ati uyu muntu afite kwizera gukomeye kuko bageze mu rugo basanga wa mwana yakize bivuze iki rero biravuga ngo ibintu twe tuba dukorera Imana ngo bigeze mu rwego tuvuga ngo ni byiza ko dukora ibyo Imana yagakoze hibereye turi mu kimbo cya Kristo muri uyu isi ya none aho maze kubyumva ni nako Satani ameze aho Yesu yavuze ngo wasi ubonye ishyano kuko Satani akumanika afite umujinya iryo jambo warisacinze ko rinjemo kano kanya rimfashe kuri ndebera yaraga ari mu byahishuwe ishobora kuba ari muri Rukanye igihe bari bavuye kubwiriza ubutumwa banezerewe shobora kuri Ruka aravuga ati mwe kwishimira ko abadayimoni babumvira ahubwo mwishimire kitabo cyangwa amazina y'igitabo cy'ubugingo second shaka kuvuga ngo ubonye ishyano wasiwe kuko Satani akumanukiye afite umujinya muri uwo mujinya we rero ntashaka ko duhumeka ntashaka ko dutunga ko kurwanya ubugingo yasanze kurwanya ubugingo bw'abera bitazamukundira mu buryo bworoshye ahitamo ko aca mu bikorwa mirimo y'amaboko anyura mu bana anyura muri business anyura mu bantu bagahomba abandi bagapfa akanyura mu ambega agateza ibyago isi yose ku buryo abantu baburiyo berekera bityo yarangiza kubikora ugasanga niho hagiye kubaho ya mpamvu yo gutuma iyo si isa nkaho igoswe rero uwo munsi avuga ngo ubonye ishyano wasiwe birasobanura ngo cyari igihe kitoroshye cyuko iyi si imanukiwe n'imbaraga z'umwijima aho rero Satani nayo nk'umutware w'iyi si nkuko bigaragara mu gitabo mu rwandiko Paulo yandikiye Efeso ibice 6 avuga ko tutarwana n'abantu ubwo turwana n'abantu n'amaraso n'inyama ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ng'inyabushobozi ibasha kuturwanya so rero Satani aradiprowinga burya hari abadayimoni bashinzwe kurwanya ubucuruzi hari abadayimoni bashinzwe kurwanya ingo na benshi kurutaho hari abadayimoni bashinzwe kurwanya abamotari bashinzwe nuvuga ngo buri domene yose noneho ndagira ngo binagutere n'ubwoba kurutaho ariko sinshaka gutera ubwoba ndashaka no kugira ngo nibutse abadukurikiye hakabaho na dayimoni ishinzwe kurwanya urugo rega hamanutse ibihumbi byinshi none na dayimoni ishinzwe kurwanya urugo famiye kuyisenya katatu ikashinzwe kurutandukanya abana hahandi n'umwana umwohereza ku ishuri dayimoni kamugendaho ariko hakaba ari Imana umwuka weraho ariyo mpamvu nkangurira ababyeyi inshuti abadukurikiye kumwe bw'abera ministry nyaboneka ntugatuma abana basohoka nta sengesho baherekesheje ko twe twahawe umwuka wo kubana natwe ibihe byose urumva izo mbaraga twe ntabwo bagombera ngo Mikayira duhagarareho ntibigombera ngo marayika tuzeho ntibigombera ngo batuzeho ahubwo harangiye kuvuga icyongereza umwuka wera ni utugayidinga ahantu hose no kuvuga ngo lostifora Yesu agiye kujya muze ngo nzaboherereza umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose kandi umwuka wera ntaba mu cyaha umwuka wera ntaturana n'ibyaha mu muntu bigusaba gukirana kugira ngo umwuka wera kubeho kandi ikindi cya kabiri kumenya ko ari abana ari business ibyo ukora byose ibyo upanga byose biherekesha umwuka wera w'Imana kuko niwe mufasha twahawe kugira ngo tuzacungwa mu izina rya Yesu nuvuga ngo dayimoni bidiprowinze muri irwanya igikorwa natwe kuri YouTube barahari buriya bagwatebana bateka mutwandi bamwe bakanatongana babonye ukuntu abagenti icyo bakora ni kiro Satani iyo amaze kudiprowinga we ntabwo wamubona ngo yaje ahubwo yishakira abagenti b'abantu harabibajije muri Canada ngariko abagenti ni bwoko ki ndamubasobanurira
afite abakozi bamukorera bashinzwe kwamamaza ibinyoma, bashinzwe gushyira abantu mu byaha, bashinzwe kugira kuyoborera mu bintu bagenda bagwamo, ariko aho hose kugira ngo bahajye bagwe muri wa mutego abone uko abakoraho abantu bazapfa n'agahinda karemereye, kuko umutima wuzuye agahinda akenshi kavuye ku bikomere by'ubuzima, ntibyoroha ko uwo muntu abasha kwakira bwabyo no kunezerwa. Rero ibyo bintu ugasanga nta wundi muti yaniyemera imitenanzoro no muti nk'ukubwire dayimoni aradipolowinzwe n'irya modoka ugenda bakuriho n'icyo ukora bakuriho, bisaba ko abantu biragiza imbaraga z'umwuka wera muri bo. Nta bindi bintu dufite, ono umufana ajya kwiga umuherekeje amasengesho, ugenda uhera amasengesho, uhagurutse usenge, ugenda usenge, kuko niyo ntsinzi yonyine dufite kandi ikomeye, ni nayo ntsinzi y'imbaraga igenda itwegera kugira ngo tubashe gutsinda urugamba. So rero baradipolowinze hahandi bagera no mu gikoni, mu maresitora, mu mahoteli. Ndagira ngo umenyeshe ikintu gikomeye mukozi Imana n'abadukurikiye ubumwe bw'abera, nuvuga ngo bura activite yose yabyarira inyungu umuntu kwisi kandi arayirwanya. Ikindi kigusetsa, nta narwanya gusa abasenga bo mu rusengero, ahubwo anarwanya nabo n'abamukorera. Uyo n'abamukorera barwanya kugira iyo batazanye umunyago arabahura akabahondagura. Twinjira none muri rya somo kugira ngo abantu bataza kumva yuko hari ibyo tutavuze, ni Ibyahishuwe 12 umurongo wa 12 uvuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushijisha no kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gitoya. Yego, nukuvuga ngo n'abakozi ba Satani niho twe tugeze. Iryo jambo nyine ryariciyeho narangaye ari ryo ndi kwishakira muri yego, ariko mu by'ukuri isi gushishano, kuko nyine abo badayimoni bamanutse, noneho baje kurwanya ikiremwa muntu. Nuvuga ngo niba baje kurwanya ikiremwa muntu, n'ikiremwa muntu kigomba kugira imbaraga kikarwana, ahubwo uburyo kirwanamo. Noneho ugasanga Satani arahari ngo akurwanye, ariko wowe intwaro zo kumurwanisha ntazo ufite. Ikintu cyo kijya kimbabaza mu buzima mushu, ugasanga yenda n'urugero, ugasanga hariho nk'abantu ibi tuba tuvuga ni ibintu biriho, ni inzego zihagarara mu bugingo bw'umuntu, zikabukomeza kugira ngo abashe gushikama no ku munsi mubi. Ngenda mbona abantu b'Imana bagenda bakomantinga bavuga bati yaba ibi bintu byakwamamazwa bikagerwa henshi cyane ku buryo abantu sindaca ku ruhande, ahubwo abanyarwanda bakabasha kubyumva, bakumva buryo ki ibintu ari iby'agaciro. Ariko ati mufite ikintu kinini cyo gukora kugeza ubwo muri umubare muto. Bo bavuga ko turi umubare muto abavuga bino bintu. Yego, niko babivuga. Kubera iki we arisobanukye, azi buri kintu cyose yuko we ibyo tuvuga nawe yarebye arabibona. Niyo tuvuze ngo wenda ngo urahembwa ibintu bikijyana, ariko muri ntuza mu mategeko y'abana b'isi bazi yuko mbere yo kugira ngo bashinge business, mbere yo kugira ngo bubake inzu, mbere yo kugira ngo aho bagiye gukodesha binjiremo, bazi uko ari ibitambo bagomba gutamba kugira ngo iyo nzu bayigiriremo amahoro, kugira ngo umwuka w'Imana natwe tuba twaraturiyemo nk'aya mazu tugenda dukodesha umanza uvemo hajyemo hakoreremo umwuka wa Satani. Ariko twebwe abana b'Imana nibyo Yesu yavuze ati ntimuzi kugenza, ati ntimuzi igihe cyo kubibira, ntimuzi igihe cyo gusarura. Ariko abana b'isi barabizi cyane, ariko ugasanga nyine umuntu buri munsi umunsi ku munsi agenda abirwanya atazi, ahubwo atazi uko icyo arimo arwanya atazi cyari cyo. Yego, mushu nakubazaga noneho niba yenda nta kuniganya ijambo kugira ngo tumenye ahandi twari tugiye gutangirira, niba warusoje kuvuga kuri ibi bintu nyine by'ukuntu dayimoni cyangwa se Satani ijya inababaza n'abakozi bayo, ikabasha kubababaza. Noneho twinjire ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu minota mike twagihariye. Murakoze. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.
rya jambo byo mu ryahishuwe ryo ntabwo ahandi naryo ni nakore nahari ariko n'ahandi ngo yishimira mu mwuka ni muri Luka ibice 10 ngo yishimira mu mwuka ariko ashaka gusobanura yaravuze ngo arabwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru azagwa nk'umurabyo harabyumva azagwa avuye mu ijuru azagwa nk'umurabyo ni Yesu wabivuze kandi umva Satani amanutse afite umujinya aje kugira ngo ananize bano bantu yihute kandi aranihuta pe kuko nabamukorera ntabatinya arabapfusha arabapfakaza arabangaza abanywesha droge ibi byose ubona izi za human trafficking ni ibikorwa bya Satani kandi hari imiryango ku isi ikorana na Satani ku mugaragaro hari abantu twigana ibimenyetso abantu bigana hari imyambarire abantu bigana bakagira ngo rukundo ariko ikishaka nuko agarura imitima y'abantu akayishyira hamwe bavuze ngo bibumbe hamwe nk'izoga y'itende intego dufite kuri iri jambo cyane cyane nkuko wari ukimbajije ni icyo abantu bakora tumaze kumva izo mbaraga nuko twiragiza umwuka wera yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose asigaye ukagendera ku mabwiriza ukamenya uko ukwiye gukizwa no kwitandukanya ariko kugira ngo n'iki gihe cyo kuba twicara umuntu akumva yagiye kuri Zoom cyangwa yagiye kuri ugira ngo byo nubwo ari byiza ugira ngo ubundi ku cyumweru wago biravuga ngo muterane none se niba uteraniye iyo ngira uburyo ifunguro ryari utuntu twinshi bisaba ko tugenzura manwe nukuri iyi si y'umwijima irakomeye Satani ararwanya akagera ku mpinja akagera ku bantu batakagera ku bantu bakura akarwanya business hari n'umuntu ushobora gucuruza ukayarangiza bakamubwira bati ibyo ugasanga iduka rirahiye nakubwiye ukuntu bushize ntabwo duherukana nari mvuye hanga mu kiganiro hano imodoka yarahiye yose igahanga irashira kandi bari barayibaganira ngo bajye gufata ya silence ituma babishyura byose imodoka ikiri nshyashya ntishaje nta kindi baye irashyira ku cyo bakoze bakwisa inzugi bakuramwe abantu miliyoni 30 nazi baziragiye ni hafi utagira gahanga ni hinko hina gacyo uzamuka reba ibyago bibaho kubyara umwana reba nk'izi mpanuka tujya tuvuga no kumuntu avuga ntibabyumve reba nk'uriya munyeshuri mwiza wari ugeze hari impanuka yakoze agapfa wenyine n'abandi bakomeretse noneho niba ugira ngo ndakubeshya ndebera impfu z'abantu bakiri batoya sinzi niba uri kubona buriya reba impfu z'abana bato abakobwa ubyaye rimwe utarabyara utarashaka ubaze wa mugabo upfakaye nta nakana asigaye ibaze wa muntu upfakaye afite imyaka 30 haryo urambwira ngo igikomera azagikira gute soro yaragabye ibitero ntitugomba guhumiriza natwe niyo mpamvu ya dipolowinze kugera ku kagari ku mudugudu no ku nzu no ku muntu nawe uhaguruka burya Satani bakudipolowinzeho diamond buguhitane ariko ko wiragije imbaraga z'umwuka wera kuko uhagaze mu mbaraga z'umwuka wera ibintu ukabona urabitambutse ibiciro bikazamuka rero n'izo mbaraga abantu barwana nazo noneho bikiyongeraho n'iby'umuntu ku giti cye kuko icyo Satani ashaka n'iki nuko tugira imitima yuzuye agahinda tugira imitima ihisha ibyaha dukora ibyaha nk'abiyahura tugahemuka nk'aho si twayihaza final abantu bari kwiyahura muri iyi minsi ya none ko mu Rwanda ntibyanabagaho uziko muri isi harimo kwiyahura biteye ubwoba ibi byose nizambaraga mbati wowe ntacyo ushoboye ngenza umwana ntavuga aruta imyaka 11 afata icyuma ngo yitere nyumvira ngo kubera ko mu ishuri bamuvuze nabi niki urumva deja ni wa mwuka umushora ko agasanga yagiye hari imbaraga zimuriho uyu munsi rero wanone dukomeje ku kiganiro nkuko wari ubinsabye ntago turi bugitindeho ariko manwe nawe bazitara barabisenga ijoro ryose barabirukana abadayimoni cyane barabirukana abadayimoni cyane ibi bintu kubivuga uraterwa ugaterwa nese umugani ubona abantu batabivuga ari uko abenshi bashobora kuba babizi ariko batazi uburyo kibabyiruka abandi bakaba bazi kubyirukana ariko batazi kubivuga ariko kubera ko bamwe babisobanukiwe banga no kubivugaho udasenze uzi impamvu bikugiraho ingaruka nuko ababyumvise
barangiza bakanemera guca bugufi batagira ikintu bakora. Ndakagarukirira aho ngo cyangwa ngasobanura se ndenda kuvuga ngo iyo wowe nge hargiye mbyemera ko nge impamvu ndayumva, ariko niyo mpamvu burya bwira umuntu ati sengera kuri kandi n'imivumo bigenda ati reka da nanze utanga igitambo mbone mvuge, kuko buriya ntabwo ikimazi niko bita mu Kirundi cyangwa se igitambo utanze kigirira akamaro wowe gusa, ahubwo na wa muntu ugufasha mu gusenga, na wa muntu ugufasha muri cya kiganiro, bituma nawe bimurokora, kuko hagati yanyu umwanza burahahera arwanya abantu. Icyo gihe bimeze nka wa muntu, impamvu bivuga tuma tuganira aha, usa nk'uri guhakura inzuki nta buki burimo. No kuvuga ngo mu gihe uri kurwana reka mikoresha imvugo nziza yoroheje, ni nkuko waba ukorera umuntu ibintu igikorwa cy'ineza, ari ugasanga ryatsinda ukoreye neza, inyuma ryashyizeho abasenyi by'iwawe, nkuko byagendekeye Isikuragi ngo bagiye kurwana ngo abantu bacimuraza barahasenya baraharangiza kuko bazi ko bari ku rugamba. Ibyo rero ntibura kuza. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku magambo aboneka muri Ezira ibice 6, umurongo wa gatanu, umurongo wa uhere, ndavuga umurongo wa mbere ndetse n'umurongo ko twihuta n'umurongo wa 7, ngo nuko umwami Dari yategeka yuko bashaka mu nzu bikwamo ibitabo by'ibyabaye ahabikwa ibintu by'igiciro i Babuloni, babona umuzingo w'igitabo cyahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ubumedi. Uwo muzingo wari urwibutso rwanditswemo utya ngo mu mwaka wa mbere umwami Kuro ategeka ko bubaka inzu y'Imana. Umurongo wa 4 ukavuga ngo mureke umurimo w'iyo nzu w'Imana ukorwe igisonga cy'Abayuda, ukorwe n'igisonga cy'Abayuda n'abakuru babo, mubareke abari bubaka inzu y'Imana mu kibanza cyayo. Kandi ntegetse itegeko ry'ibyo bazashaka byo mu nzu y'Imana, mukwiye gukorera abantu b'Abayuda, mwende ibintu by'umwami byose mu misoro yaho yo hakurya, mugire umwete cyane wo guha abagabo bizatangwa, kandi kugira ngo be kuzabura ikibabuza gukora. Kandi nibyo bazakena nk'ibimasa, amasekurume y'intama n'abana b'intama yo gutamba ibitambo byotswa by'Imana nyir'ijuru, n'ingano n'umunyu na vino n'amavuta, ibyo abatambyi b'i Yerusalemu bazashaka bajye babihabwa uko babikeneye ntibagasibe. Murongo w'icumi wumve ngo kugira ngo bazajye batambira imbere bazajye batambira Imana nyir'ijuru ibitambo by'umubabwe uhumura neza, kandi basabira umwami n'abahungu be kurama. Ariko ndashaka kurivuga mu buryo buremereye none, be kurama barame. Kandi ncite ko umuntu wese uzahindura itegeko atazabura azakurwa mu gikingi no mu nzu ye, bayishinge bayimanukeho bayimuhambireho, kandi inzu ye bayigira icyavu. Kandi Imana yabahesheje izina ryayo, ninesha abami bose n'amahanga yose, n'abazaca mu itegeko ryanjye bakaramburira amaboko yabo ngo basenye iyo nzu y'Imana ya Yerusalemu. Njyewe Dariyo ntegetse iryo tegeko risohozwe n'umwete wose. Amen. Nkuko rona gusobanuriye tugisoma ririya jambo, wambwiye ko ejo twabivuzeho, ariko ndashaka ko babyumva mu buryo bugaragara, ariko cyane cyane mukozi w'Imana shaka uriya murongo wa mbere. Uriya murongo wa mbere wo ni nawe ugaragaza neza ingaruka z'icyaha. Ni ukuvuga ngo umwami Dariyo, urusengero, ndashaka ko abantu badukurikiye kumwe bw'abera, ngo banasuye tubigije n'ibyahishuwe, ariko bizadutwara umwanya. Numva nabayobora kuza bagasanga ishuri mbyigishamo hano kuri YouTube byatunaniza, ntabwo twazabishobora, batubabarire ariko tuzabitekerezaho. Ubasha tugisha ibyahishuwe, kandi ntibamenye ibyahishuwe cya Daniel, hari ibintu ugomba kubanza kumenya. Noneho tubanze turebe ko iyo tuvuga isenywa ry'i Yerusalemu tukanavuga iyubakwa ry'i Yerusalemu,
burya bisobanura tukavuga na Edeni tukavuga n'ibindi bintu bitandukanye n'inkike n'iki ubundi bisoreza ku mwana w'umuntu kuko yaravuze Paulo yandikira abaheburayo 6 abaheburayo irakosora yandikira abakorinto twandikura mbere rw'abiko n'ico 6 ngo ntimuzi ko muri insengero z'umwuka wera harahandi yabandikiye ngo iyo tunihira muri iyi ngando tuba twifuza kuyikurwamo so imyubakire ya Yerusalemu Holeba ndetse n'imyubakire ya Edeni isobanura imyubakire y'umuntu muri we kubaza ikibazo ubwo mise wakimbaza n'ukuri igihe ntekereza rero yuko ubwo niba imyubakire ya Edeni n'imyubakire ya Yerusalemu n'imyubakire y'umwana w'umuntu niba ari byo imyubakire y'ibyo bintu byose ishushanya imyubakire y'umwana w'umuntu ubwo rero ko kwitunda bariye bakoze relation sexual relation oya bya bintu ibyo icyo ndagihakanye categorically ubundi yamuremereye umufasha umukwiriye nta nubwo Imana ariyo yisi izina Eva ahubwo uwitwa Adamu amaze gukora icyo yamuhereye umugore niyo yavuze ati wow uyazitwa umugore ntago umushongo yari yabaremye kugira ngo nyine bajye barebana banezerwe amubere ugende mwororoke mukwirisi kororoka ko umuntu bigenda bite barira bikora nyine y'ubwaye Imana ikabikorana nande oya ntimugakora interpretation itari yo muri Bibiliya kiriya giti cyari muri Edeni icy'ubugingo cyasobanuraga ni Kristo ikimenyesha ikibi n'ikiza nacyo ni Kristo so kugikoraho bari gufunguka amaso bakabona ibindi bintu nuvuga ngo ibyo biti byombi cyahise gihishwa n'icy'ubugingo kirahishwa ikintu bigaragara ko cyongeye ngo nzamuha kurya ku mbuto kiti cy'ubugingo yari Kristo niko byagaragaraga hari abantu bakora interpretation ngo nuko ngo baryamanye yari nese umugore azowe kugira ngo ugiye kumbira nk'abamurokore twashingiye akamara imyaka 3 atararyamana n'umugore we ngo ni icyaha hakaba n'undi neza n'ukuri bagapfumfata nk'abana bakarekera bakatuza hakaba n'abandi batangiraga igikorwa cyajya gusozwa bati mwizina rye stoka daimoni baragenda babyimba impyiko hose kwa muganga baragati nyaboneka zuko bimera abantu bafite imyumvire bigisha mu interprete uko basobanura cyanditswe kera ariko siko bimeze tuvuze gusenywa nk'ingobyi ya Edeni Imana yongera kubaka Isiraheli irangije ko n'isi ya mbere yarimbutse irangije yongera kubaka umuryango iciye mu Isiraheli ariko umuryango none ntibyakunda kugerwa tubisoma muri Ezekiel 32 murongo 22 ngo nzabyubika ngo wa mwami wakomeretse uruguma rubi wowe ngo nzabyubika nongere mbyubike nabyo ntibizongera kubaho kugera ubwo nyirabyo ufite ubushobozi azazira njya numva barokore ngo Imana inabyubitse sicyo byasobanuraga ubundi umwami wa nyuma w'abayuda yitwa ndaza kumuvuga neza cyane nawe mwami wakomeretse ngira ngo ni Sedekiya niko numva ntihenze niwe mwami wa nyuma banogoye amaso banamutwara i Babuloni burya yapfuye acyambaye ikamba ry'ubwami ariko nta maso agira ngo kandi bamuhaga buro nk'irya bami we ntago yarafunze ariko yarari Babuloni Soroba ngo amategeko n'abatambyi n'abigisha n'abahanuzi ntibigeze bazana kwera ko umuntu no kumushyira muri assurance no kumwera ko umuntu abasha kugira agakiza gakwiriye so Imana iteganyira ko hazaza ubifitiye ububasha ufitiye ububasha nta wundi numwe Yesu wavutse yamara kuvuka hakabaho indirimbo yonyine wavutse mu buryo butandukanye mu ijuru ikibero kibi cy'Imana mwisa amahoro y'Imana agira gute yishimira abaririmbyi bararirimba haza abashumba ibintu bimera neza cyane aravuga ngo noneho Emmanuel Imana kumwe n'abantu bayo so ni Kristo wenyine wari ufite ubushobozi bwo kuza kugira ngo atwigishe Imana no gutinana n'Imana muri twebwe arangije nicyo ndi gusobanura hanga mbigusobanuriye nibwo yamaze kuza ngo naje gushaka intama zazimiye arangije duha umwuka wo kubana muri twebwe muba muri twebwe ariyo mpamvu Paulo yavuze na Petero ndabisubiramo abantu bose ngo twe turinzi babwamo n'umwuka wera ngo nuko mwubakwe nk'amabuye mazima ngo kugira umwuka abona hatura kuko Imana icyo yishimira no kubana n'abantu muri zo biravuga ngo Imana ishimira kubana n'imfura zo mu isi ariko ntibyakunda kubera ibyaha ariko Imana itwohereza umufasha wo kubana natwe ibihe byose muri bugendane yo kugira inama kunganira so rero ubuzima bw'umwana w'umuntu
bw'umuntu ubuzima bw'imibereho ubuzima bw'imikorere nuvuga ngo bijya gusa na idini ko nasobanuraga Yerusalemu bageze Kanani bakora ibyaha barasenyuka bamaze gusenyuka bamaze kubagora kati Jerwa sa andumva msono idabawe abantu ndetse kugera ubwo umukozi w'Imana baranahubwiye bose yaba Paulo yaba Petero yaba Yakobo bose bagaragaza impamvu Imana ikunda umuntu wayo hano yabwiye Imana ibwira Abrahamu ngo natanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe burya Imana ikunda umuntu wayo Imana ikunda yaba ucumbagira umugaye utareba uko umubyeyi atanga umwana uko yaba ameze ni nako Imana ikunda abantu bayo so izi efforts mushyiramo zose ama YouTube ye macano zitandukanye mu nsengero abantu batanga amafaranga by'ukuri hari n'igihe wumva wabireka ariko umwuka w'Imana akagushorera kugira ngo Imana irengere wa muntu uri hirya reba nk'abantu bamaze kubohoka uyu munsi baciye mu biganiro dukora nuvuga ngo reba amafaranga buri ugiye ukabara igishoro kivuga butumwa kw'iyisi wasanga kiremereye kijya kuba kishora kurutabije y'igihugu si mu Rwanda gusa ubwabyo gusa amafaranga y'amatike yabyo bakora ibiterane amasare aho bishyura kugira ngo umwana w'umuntu ataburi bizamutunga mu by'ubugingo kuko ugomba kurya naho ugomba kugena vitamine yo mu mwuka so rero aha hantu umvuga ngo unayisobanura cyo kibazo bambajije n'ubundi tubihurira nubigaragara ko imyubakire ya Yerusalemu imaze gusenyuka nibwo isenyutse mu mwaka wa 587 ni nabwo bahise bajya i Babuloni so mu mwaka wa 557 noneho 556 batangira nibwo Dariyo yaje wari umaze imyaka 200 Imana imuvuzeho nibwo yaje ngo bagende baki Yerusalemu baragenda barubaka ariko amaze gutanga uwitwa Nikuro uwitwa Dariyo amaze kwima abarwanyaga ingoma batashaka Yerusalemu yubakwa badashaka ko yubaka ubyumve haje umwami mwiza aravuze ati jewe Kuro nciye itegeko yari ataramara n'umwaka ku ngoma avuga ati nciye itegeko umuyuda wese asubire mu gihugu cy'iwabo kandi ibyo mu nzu y'Imana Nebukadineza yanyaze byose bigenda hatabuze na kimwe icya kabiri ibintu byose bazakenera sinshaka ari umuntu bafasha mureka abatware b'abayuda aba bari babyikorera sinzi kuri byumva aravuga ati tenaye hakurya y'igisonga n'abafarisake n'abandi bantu tuzi ko murwanye Yerusalemu muramenye mu bitarure mureka umurimo wabo ukorwe ariko umwami Kuro amaze gutanga babandi baruka baragambana aho tubihuza n'iki nakarande n'abagenti ba Satani batifuza ko tugira ibyiza bifuza ko duhora turi umusaka bifuza ko twasambutse bifuza ko duhora buri gihe turi hasi tutazamuka ngo kugera ubwo bafashe urwandiko barandika babizi ko bafite urwambere kuko inzu yahagamye kutubaka imyaka 10 n'indirenga hafi 20 noneho ubwo kurezi raje ngo bandika urwandiko behereza umwami ngo nibarebe mu bitabo by'ubwenge yuko hari uwategetse ko Yerusalemu rusengero rwubakwa kandi bari bafite urwambere erega baza amakuru yawe bazi naho zagera impamvu Satani kurwanya abakubonamo ikintu kidasanzwe abagira ngo yiciye rekwa riri muri wowe ariko ntazarishobora dufite Imana ishobora byose ngo arangije ngo barandika urwandiko boherereza umwami ngiye kubwira umurongo wa mbere bangare ko biyemo no kuvuga ngo ubundi rwagombye kuba rwarakagiye i Babuloni ariko urwandiko rwa mbere rwemeza ko Yerusalemu hubakwa rwari rubitse i Babuloni ariko nta muntu uzi ukuntu rwagiye kujya mu bapere mu Medi hirgiyo muri Iran nuvuga ngo ugendeye kupima mu kirere ni ibirometero 700 mu kirere urwandiko barutwarayo ngo rujya noneho barutwayeyo bandikira umwami bazi ko ari Babuloni ko rwandiko batazarubona aho njya mbasobanurira abagenti umuntu kwanga kwangisha undi umuntu kwanga kuvuga uko umuntu mwiza gusiga abantu bandi ni nako n'umuntu mubi akwanduza imbere y'abandi kantu rakumvise mukozi w'Imana uko hari wakundangiye akambwira ati Emmanuel n'umukozi w'Imana afite ubwoko kwiza azamura abantu arakijijwe nta kibazo afite nta kunda amafaranga mbega ntabwo tuzi ukuntu arezwe wabimbwiye sura muzongo kugira ngo urumva yakunsize neza nanjye turahura kandi ibyo yambwiye mbona yarambwiye biki ibindi ndirebera urimo urabyumva uko bimeze ariko ndo bateragitsindwa turi yasumuntu arumva nk'urugero
ati se kanaka disura muntu wamugirira ati biragatsindwa si umuntu atahubwo ajya ni kuzima tuzarebe akakwangiza. Rero abagenti barwanye Yerusalemu ko yubakwa bahamagara abandi bantu b'ibwami badakunda Abisiraheli, maze urwandiko badakunda Abisiraheli abayuda kandi bari Babuloni, urwandiko rurimurwa ntibarutwika, Imana irarurinda ariko barujyana aho bita Akimeta. Ni ijambo ry'ubuhanuzi tuzaganira cyane, aho umuntu ashobora guhisha ikintu cyawe ngo utazakigeraho, wajya kwegera akavanaho, wajya kwegera akavanaho. Noneho ngo bandika urwandiko bibarisha ko rwaba ruhari. Ngiye kukubwira ukuntu Imana ihuza ibikorwa. Haleluya. Mana ndagushimye nubwo bahisha ibyacu ariko tuzabibona, nubwo babitwara kure tuzabyakira, amasezerano yacu agiye gusohora. Hotel Mandide Bo. Haleluya. Ngo ariko ngo icyo gihe urwandiko ruratinda kandi rwagomba kwakirwa n'umwami. Uza amakuru yabayeho ntago rwagiye i Babuloni, ahubwo rwagiye muri Irani. Kubera ko mu kwezi kwa karindwi i Babuloni habaga hashyushye bafite ikibazo, we ajya kuruhukira mu nzu y'ibwami iri mu Bumedi, ariyo Irani y'uyu munsi wa none. Bagombaga gutwara urwandiko aho umwami ari, rwageze Babuloni barushyira umwami haruhukiye mu nzu y'ibwami. Kumbe muri iyo nzu aruhukiyemo urwandiko ruhageze, avuga ati nimushake na hano murebe. Bashatse basanga urwandiko naho rwibitse. Umva ukuntu Imana izi kurinda ibyacu. Imana izi kurinda ibyacu. Ubu inzu kandi basobanura neza mushu. Noneho ndakangutse. Nukuvuga ngo umwami yagiye mu Bumedi, agiye kuruhuka asize igihugu cye, ariko hari nk'urwandiko mbere rwamubanjirije rwemerera Abisiraheli yuko bagomba kubaka. Agiye kuruhukira, yagiye kuruhukira bamusangisha urwandiko, kandi urwo rwandiko ariko bari bararwibye, barujyanye bajya kurusha kugira ngo abayuda batazubaka. None umwami agiye kuruhukira, iyo nzu arimo niyo urwandiko rurimo ruhamusanze. Noneho hamusangayo urubuza Abisiraheli yuko batigeze bemererwa kuba. Ruhamusanze ategeka abarinzi n'abategeka, arababwira ati ubwo nimurebe mw'iyi nzu ndimo ahari ko rwaba rurimo mu bubiko bwa hano. Nase ubwo bubiko nubwo umwami Yerusalemu yashakishaga umwami w'i Babuloni. Ni urwandiko kuro yari yanditse yemera abayuda kubaka, ariko amaze gutanga haje umwami Dawidi afite amakuru yabyo, barijijisha. Ubwo bafite bararutabura, bashira ngo bemeze ko nta ugeze bemerera kubaka, bityo bananize. Niko bajye batugenza burya. Ariko icyo yavuze irabirinde ibihe n'ibihe bipfa kuba byaravuzwe nayo. Naririmbye nabe imbaraga dufite uyu munsi kumwe bwabera turi kubabwira kuri uyu munsi wo kuwa kabiri, ni ukubabwira ngo irabirinda. Urumva bo urwo bafite bararutabuye, ahubwo kuko bati ntimushobora kubaka ntitubyemera, kuko bari bazi ko himye. Ni nkuko nakubwira ngo himu ndi mwami utazi Yozefu. Abamerera nabo utazi ibyo bakoreye, kandi yabaye imyaka 85 urya Yozefu. Himu ndi mwami utazi Yozefu, utanashaka kumenya amakuru ya Yozefu. Hari umuntu utakuzi ariko ntashaka no kumenya amakuru yawe. Erega ibitugirira akamaro baza aho biri, ariko ntibashaka ko tubyakira. None urumva umwami we kuko ukuntu rwavuye i Babuloni ntabwo tubizi. Genti bakoranye ni wa murozo muri Tanzania ukorana no mu Rwanda, ni wa murozo muri Gakenke ukorana no w'i Kigali, ni wa muntu muturanye kuvuga ati ariko mujye mundeberaho nta mbabazi agiye gucumbika. Hari igihe twibira ko tugiye kwimuka mu nzu mukagira ngo tugiye twenyine, kumbi isi tugiye twenyine. Hari abandi batugiye inyuma baza gutunga ngo kandi uyu munsi noneho amazu yose afite nimero na quartier, kandi ntibimugora. Afite telefone yawe, yanaguhamagara kuronda akakuvugisha. Abarozi iyo bumva ijwi barakuroga ubundi. Ashobora guhamagara ati mpamagara uwo muhungu ujye ntiyanyita, butima nk'amakuru uraho ni meza, ukavuga utubazo agatangira ati tobishire kwa kundi, ariko bahumure bagasanga barimo kuvuga ngo ndavuguruza, ndabihindura, ntazapfa, azarama, azabaho, nzamukomeza, azaba igihangange. Noneho ngo umwami bihurirana nuko ari mu gihe cyo mu kwa karindwi. Arankunda Bibiliya bisanga ko yageze i Bumedi.
none hagezeho urwandiko ruciye Babuloni bamenya ko umwami bamusangisha mu Bumedi kuko niyo ngomba kurusoma agategeka itegeko ngo arangije ati mushake mu nzu y'ubwami ariko wumve si Babuloni ari Akimeta ninza abami baruhukiragaho mu kwezi kwa 7 kubera izuba aravuga ati nimushake muri iyo nzu ngo bagishakamo urwandiko ruraza rwanditswe na Dariyo nako nantuze na Kuro aravuga tumva ntegetse abayuda mwese musubireyo mugende mwubake tetanayo hakurya y'uruzi bafarisake nanga bene data bindyarya bo hakurya ndabaza ubugome bwanyu mureka bisere mu bitarure kandi mureka ibintu byose bisubiraho byahoze ikintu mu mwanya wacyo ibintu byose byaye ikintu mu mwanya wacyo ndagira ngo tubabwire ko karande yivuyeho n'umuvumo ibintu bisubira mu mwanya wabyo urumva arangije arabibona ko bisobanuye ngo ndetse muzabaha intama bashaka n'ihene bashaka ni byose bashaka nibyo bazakora byose ndetse ngo muzabahe n'umunyu ngo mubahe n'umunyu utagira akagero cyo utakugira uburyohe bukarinda upfu kiryoshye mu mwuka ngo kandi mubareke batambira Imana kugira ngo basabirege n'abahungu banjye turame arangije hasi arandika aravuga kandi ibi ndabitegetse uzabirwanya azaveyo ariko wa muvumo wo gukura abisirayeli mu gihugu no kutubaka bavuye ku byaha bya basekuru uranga urigaragaza ariko umwuka barahishura rwa rwandiko Dariyo aravuga ati ntegetse ko inzi komeza Kuro yari yarabisobanuye nuko bongeye kubaka uwitwa Zerubabeli arahaguruka ni hamwe yavuze ngo wa musozi witwa iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli Zerubabeli yari guverineri burya n'ubikubwira ntabwo yari umutambyi kuko mu gihe cya Isiraheli urusengero rwubakagwa n'umwami n'umutambyi n'umuhanuzi none baraza barubaka twe biratubwira cyashaka kubwira gihe cyo shaka kubwira mukozi Imana satani yafashe ibintu by'abantu abihisha hano aza amasezerano azigahunda zabaza ibintu byabazi naho baryo ariko yatwaye ibintu kure bari kumva ko bidahara abagenti bakoranya ba satani barahura kugira ngo barwanye icyerekezo n'amasezerano hari utunama twicaye mu byayi twicaye mu ikawa twicaye ku icupa hari utunama twicaye abantu banywa za kofi twicaye mu mahoteli tutazi biga ku muntu barwanya umuntu hari abantu bicaye mu isoko bavuga bagambana bahurana amakuru bagusenya aho ugeze basenya aho ugira ariko ntawe uzatwara urwandiko Imana yatwanditseho de coste forum ntawe uzantwara urwandiko rwawe ntawe uzagutwara amahirwe yazatwarwa nawe utabasha guhinduka ngo wakire Kristo umenye neza kuri nyubako y'Imana amen ngo basanga urwandiko ruri Akimeta ruhura no ku mwami yaharohokiye Imana ntiyemeye ko umwami anyurana n'urwandiko nimvira ubuhanuzi bukomeye Imana ntizemera kunyurana n'ibintu byawe Imana ntizemera kunyurana n'ibintu byawe le star de le mostar nubwo satani ariko Imana ntizemera kunyurana n'ibintu byawe hayuwe ndoza numva ngiye gusoza Imana ntizigera umva batwara ibyawe batwara amasezerano baguhisha icyangombwa bagutware passport bakore gute barwanye abahinga baguhingira bagutesha umutwe bakuvuga bagusiga umwanda bagusiga ibyo bashaka one day ibyawe ntimuzanyurana ntabwo dushobora kunyurana n'ibyawe musho tugera ku musozo ni iki umwana w'umuntu cyangwa se umuntu yakora amaze kumenya wumvishe kino kiganiro ni iki noneho yakora kugira ngo ibye noneho ahure nabyo umwama bimenye mwuka wera amuzanire ibye anahamusange urakoze cyane umbaje ikibazo cyiza ndi busubize mu buryo butarenze bune ikintu cya mbere ukubimenya ubwabyo ni intambwe nziza kumenya kubangamiwe kumenya ko hari ibintu bikuriho ukamenya ko hari ibintu bikubuza amahoro wumva ko hari ibintu byaje warangiza ukabyitiranya n'iki nicyo twita ngo basanga ari ubuswa bwanyu cyangwa ubwenge bucyo ukishinja atari wowe buya dufite abantu benshi bishinja amakosa atari ati buri yongera gutya byari kumera gutya kandi ugasanga by'ukuri ntabwo ari wowe none ikindi cya kabiri umaze kubimenya noneho menya neza ko ibyo ushaka kwiyubakamo byose satani ntabikunda kandi kuba atabikunda ntazaguhagarara imbere ngo ngende nitwa satani ahubwo azohereza abantu nkuko twaganiriye kare ngo abantu beza baguhuza n'abandi bantu beza
abantu babi bakwangisha abantu beza bahaguhuza n'abantu babi bakeneye ko mura muri ubwo buryo. Iyo umaze no kumenya neza ko ufite imbaraga zikuzengurutse ubikakirana twaganira ubushize ngo n'abakuzengurutse bose bazabona ibitangaza. Icyo gihe umaze kumenya abakuzengurutse umenya ngo ndakorana nande uragira ya principe neza kubwira ubushize ntugomba gutakaza umuntu kandi ntagomba gukomeza umuntu. Ugomba kwiga uburyo managinga abo bantu. Gatatu ugomba gushakaho ibyawe byaburiye. Kuki ntubaka? Kuki mva mu busambanyi nkabusubiramo? Kuki mva mu nzoga nkazisubiramo? Kuki ndusenye ngo ntizibeho? Menya ngo hari urwandiko rw'ibyawe rukwemerera ubuzima, rukwemerera akazi, rukwemerera viza, rukwemerera kugenda, rukwemerera kubyara, ariko Satani yahishe kandi arusha kutabasha kurubona. Hita uyoboza inzira ukwiye kurubonamo. Abatambyi n'abakozi b'Imana barahari, turimo turajyana. Kuko yaravuze ngo mutange ibitambo bansabire nje n'abahungu banjye turame. Umuntu wo ku ruhande amenya imbaraga z'Imana ko n'Imana ikwiye gutambirwa. Amara uvuga ngo icyakane ukwiye kumenya n'icyo uri bukore kugira ngo ibyawe bijya hagaragara nawe uhure n'ibyo muhura. Nta kindi ni cya gitambo ugomba gutanga uti ko kubambuza kubaka Yerusalemu. Kuki ntubakika mu buzima? Kuki nkora ntibikunde n'ukubera iki? Kumbi hari abarwanya ibintu byawe banahishe n'isezerano. Abarisha nabaye ni babarozi n'abadayimoni ngo utagera ku kintu ushaka, ariko umwami arahari kugira agaragaze urwandiko rw'ibyawe. Reka mvuge ngo urwandiko rw'ibyawe biragarutse. Wibuke ko na Ezira icyo gihe niba bimaze hari ibindi Ezira yakuyeho bari barataratwaye. Bivuze ngo nawe mwibakwa ryawe Satani afite uko akora akoreye muri ya mivumo ko twemeramwe ko ngiye gusoza imivumo na karande n'imiyoboro n'ibintu bitatu. Umuvumo, karande, icyaha ni ibintu bitatu Satani akoreramo akakuzanira ibintu bisa nk'ibintu bitari byo. Nyamwe baruhe ngo ni photocopy, ariko n'uyu munsi barasikana. None se ufashe inoti y'100 cyangwa afata inoti ya 5 nkayisikana, ntabwo iziri ku ishusho. Yego iziri ku ishusho y'inoti ya 5. Yego none se uyihawe umuntu utabizi nagera mu 5 kandi yakoze yayisikanya arayiguhereza. Uwo muntu atwaye azika atwaye $1 cyangwa atwaye amafaranga, azoko na amafaranga kumbi ifotokopi yayo. Sore umuvumo na karande n'icyaha biguha fotokopi y'ubuzima, ntibiguha original y'ubuzima. Icyo twe duhagurukiye original y'umuntu nigaruka. Hura n'ibyawe, hura n'amafaranga yawe, hura n'akazi kawe, hura na sheri wawe, hura n'umugabo wawe mu cyumba kimwe, hura n'ibyo Imana yakuvuzeho, hura na pasiporo yawe, hura n'amasezerano yawe, hura n'ibintu byawe byose byari bigutegereje, hura n'ibintu wari urindiriye, hura na za Imana yakubwiye, hura na ya modoka Imana yavuze, hura na ya masezerano Imana yagusobanuriye. Nta mpamvu abantu baguhisha ibyawe. Ndumva nasoreza aho ngaho mukozi w'Imana. Hura ni Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nizere ko abantu bakurikirana kino kiganiro rwose bagomba kugira icyo bakora, kuko urwandiko rwaranditswe rwohererezwa umwami, ndetse umwami yamaze kurubona. Ariko amaze kurubona agiye gutegeka bongere bashake ko nta rwandiko rwanditswe mbere. Niruboneka icyo bisaba ni uko ukomeza. Bugeze kubwira abantu urabwira ngo umuvumo cyangwa se umuvumo karane ntago biva umunsi umwe. Ukomeza ugasenga ukomeza ugashira igicaniro, kuko ibyo bicaniro maze igihe kinini nawe ugomba gushira igicaniro gihoraho. Kandi wanabona bivuyeho ugakomeza ubuzima bwo kwizera Kristo umwami n'umukiza, ukemera Mwuka Wera akayobora ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe bwose, maze Imana ukayibere inzu yera y'urusengero. Nkunda ubwenge bwawe, nkunda n'ibiryo Imana yagoye utwara nk'ibintu. Imana iguhe umugisha, kandi mbivuze ndi imbere ya kamera pe. Nukuri Imana izakumpera iby'umutima wawe wifuza, noneho irenzeho n'ibyo kwifuriza kubona. Ikuri nibyo Satani akwifuzaho byose. Impamvu uzitsuza nihishurirwa. Ese iyo batabona rwa rwandikwa Kimeta, Yerusalemu ntiyari ihagaze? Baragiye batwika za kopi zose, original barabe basiga barayimura bayikura hiri. Nkuko Satani yagutwariye ubuzima gusigira fotokopi yabo. Nta nubwo bafite n'uburenganzira bwo kujyana original. Ubu fotokopi yo bayijyane nta kibazo, ariko uyu munsi wa none na fotokopi byose biragaruka, kuko ahabonetse original
na fotokopi twayifotose kandi yahise avuze ngo nshingiye ku by'umwami Kuro yavuze ndategetse ntacyo nkuye mwongere muhitarure yahise yandika urusana rwo ati rwabonetse mureke bitarure ariko kandi ikintu cyari cyiza bahagaye barahagutse barahanura n'umutambyi bamaze guhanura batangira kubaka rukiri mu nzira ati kuki murindira urwandiko ruze irindira uzarongorwe hari abantu baturindiriza urandindiriza uziki Imana yamvuzeho umuntu wandindirije ngo nzahabwa nyine umwanya mu itorero aruko mfite umugore nanamugize ntawo bampaye ariko noneho ibaze isuri mubwiriza uko ingana reba abantu bari gukira ibyaha kuko uri gukoresha mikrofone urumva rero nakudindiza ngo urabona ngo uzarongora utagira inkwano ngo uzarongora utagira amafaranga ariko se ubundi wowe waburetse ngo ibyo bimwene nde uri mwene kanaka ujye gukora ikizami hari muri recruitment n'ibiki bose imbizi ngo baguhamagaye mu bambere ngo ujye gukora ibizami ariko ngo wabyihorenge akazi no bidukerereza intego yacu urayizi utubuza kubona Imana ntituri kumwe nawe utinze yerekwa ryacu ntiturimo tugendana kandi noneho n'umuntu utabona ibintu ko tubibona nka gihazi atubabarire nkuko turakomeje mu bugendo Imana itundira dukereza urakoze cyane iyo rutaboneka Yerusalemu yari kongera kubakwa rero no humana urwawe rwabonetse ndetse ngira ngo aze no kurukwereka urwandiko rwabonetse kandi ntuzongera kunyurana n'ibyawe gusa niza kondisiyo zitumugomba guhura n'ibyawe ituro riguhuza n'abakomeye ituro riguhuza n'ibyo ushaka hariho icyo bita ituro ry'ikiguzi hariho bita ituro akaba n'igitambo gipfundikiriwe karande nsobanurira ijambo ko Yerusalemu ntiyari kubakwa kuko yasenywe n'ibyaha bya basekuru babo bana wanyumvise ni ya karande yakurikiraga ariko Imana ikora ibitangaza zisara tubohora reka dusoreza aho ngaho Imana ishimwe mu izina rya Yesu mwasenga tugasoza Mana ndagushimiye ko mvise irisengesho ryacu kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen shalom ndabakunda cyane urakoze ukanyibutsa